ibiganza by'iburyo muhuze ibiganza by'iburyo mwembi Kalisa watanze boso muhuze ibiganza by'iburyo mundahiye warahiye wongereho niyanze zamura hejuru bira bari hano tinguyu wagisaritse mu byiteka ryose uzamara inzara kushifiti utinguyu uzubari muri cya benshi ariko rikabonekera umwe ari wengere utinguyu nzatuma mungu yahagera hose uyu nzatuma nconje yagaruka inzara ikagenda nka nyombere ubuti no gukunda ari icyaha nemeye kumyabyaha iteka ryose muburuti kandi niba urukunda ari impumyi narahiye sinzongere kubona umucyo w'isi ukundi hindukiza umurebe mu maso ufate ku ntugu zo bwitaruye Kalisa afata imbavu z'umugabo nawe murebana mu maso ndayisaba ariko kandi bahagaritse hano kugira ngo natwe tubarambagize nkuko mwafashe igihe gihagije umuryango wa Mfizi mukawurambagiza natwe tubarambagize nidusanga umuhungu wawe waje gusabira indera yaguye ku mugongo y'abaye ingarisi twamushyira mu bandi bana yamara kubona tukazabona kubashingira ariko hari abarebye ku birenge babona bose yewe munsi y'amatwi nta misozi bikoreye ibirunga ntabwo byabagiye ku matama ariko twakomera amashiko hose ari mabi ubwanjye rero uwo wasabe umugeni wese muri aba ngaba twamushingira ariko mwabasore mwe iwacu gushingira abahungu ba Kristo muraba Kristo mwese bose n'aba Kristo dushingira aba Kristo niyo mpamvu ndi bubabaze rero ariko nshingiye kuri Bibiliya icyo bagomba badakikunda ushingiye ku rutugu ugiye guhagarara inyuma hariya mu bukwe bw'ikana Yesu yafashe amazi ayahindura divayi uragiye kumwe amazi yavomwe nande ayavomesha iki kuwuhe mugezi hansinzwe ngenda wihuza ndagana ko nawe mu Kristo tugiye mu gitabo cya Bibiliya Matayo 20:19 haranditse ngo abona umutini iruhande rw'inzira arawegera asanga utari imbuto kiretse babigusa arabwira ati ntukere imbuto iteka ryose muri ako kanya umutini umuruteye mu isambu yande utamuzi genda erega kuri ruhande rwo hirya hariya ndagana ko hakurya kuramo adarubindi batajya gufite umugabo wo kutabona tugiye muri Luka 19:30 haranditse ngo mujye mu kirorero kiri imbere y'iwanyu ariko nimwinjira mu muribone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu nuko mukiziture mukizanye iyo ndogobe yariziritse kwande nimutamuzi genda ndagana kuba hano ufite ubwoba bantu tuze tugiye mu byakoze n'intumwa 5 atubwira kandi n'azafira baguze isambu ariko ngo bakabesha Petero kagabanyisha ku biguzi urambwira UPI iyo sambu umwanditse amasezerano y'ubugure ntabwo yamenya nawe genda ndagana kuba hano turajya muri Matayo 8:28 ngo bamaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni ahura n'abantu babiri batera amadayimoni bava mu ngo barabasazi bituma nta muntu waturuka kunyura muri iyo nzira mbwira amazina y'abasazi bombi ntayo yamenya tugane kuba hano 8:32 ngarabasubiza ati nimugende babavamo baragenda bajya muri izo ngurube umugana wazo wose mubirukira mu gacuri zisuka mu nyandiko mazi zo ngurube zari izande cyamure nawe genda abasigaye utari ndayisaba damascene nawe naje ku ruhande utari ndayisaba nawe naje ku ruhande umukwe n'uriyo umuryango we katolika n'imana mujye duse ngo ndaza kugaruka ngiye kuzamura mu ntera agira imana yego usinde nagize ubwoba ko umukobwa wanjye ko ngiye kumushyingira ishyirahamwe ariko impungenge zirashize cyangwa se muhitemo kutayimenya nabyo mbonye bifite akamaro umubyeyi rero nanze guhirahira mu biganza by'umukwe ariko ubwo wamaze kumwemeza nk'umukwe mu muryango reka nanjye mugireho umugisha urabona yisaba umusore mwiza uri seriye uri simati wishati sirimutse simutse ushimye ko wambaye neza ushimiye kandi ko umusore wikwije utaratumye tuterazanitere urashaka gatatu mu gitunzi buriya nakwitegerezaga mpereye ku birenge hari abahungu Imana yahaye ibirenge byiza hari ibindi usanga bifite ikirenge gifite ubuso nk'ubw'umurima ufite ibirenge byiza ushimiye kandi ibiganza byiza hari abo turamukanye kugira ngo ufashe mu bitogo cyangwa ibibabi by'ikibonobono ufite ibiganza byiza
mushimira amasoso hari abo bajya kogusha bakabanza gutera amakamba hose na bibiri na terehobi mushimire kandi ko wamenye ko yageze kwa baso kugaseka wisigama hari abaseka ukagira ngo nizahohoze bisikanye agira hino mushimire umuryango mubyeyi Rusine uyu muhungu namushimira 5 ariko nihuse icyambere muri Kigali hari ahantu basero byo hitwa mu cya hafi bagahindukira do bandi reka tumukomere mu cyatakiye mu cya hafi bagahindukira do bandi kabiri bambwiye ngo nta hantu bigeze bahubisa ko yasogongeye imisa y'ubusugi uyu muhungu ntabwo yigeze yonesha byarumbiwe cyangwa se imbuto mu nicyo twakimushimiye hanyuma gatatu bambwiye ngo mu gihe cya covid ntabwo yaje ku rutonde rw'abasabye ifuku kagari umuntu yaraye muri stade kuko yarenze ku mabwiriza nicyo twakimushimiye hanyuma kane bambwiye ngo nubwo umutwe wari muto y'ubwenge bwuzuyemo atarasubiye mu cyumba bwatungurwa agasagura n'amasoko ngagiyeyo ni nka kwa kuri nafsi za pitch bari mu mahugurwa ni umukomera amashi kuri umuhanga hanyuma cyane mu cya gatanu bambwiye ngo uyu muhungu arinza kugera imbere ibigo byinshi mu Rwanda ngo yabigezemo ariko iwawa ntigeze ajyayo ngahumba mu mateka no kwizina ni umukomera amashi kutagiye hanyuma rero abandi nibaveho mujye ku ruhande iyo nkingo y'ibisubizo abandi mujye ku ruhande mwese hariya nahicara bakwe n'abakazana niba ugiye kwicara mu muryango wa Mfizi wabaye umwana ariko uri n'umukwe mwana nugera hariya wicare wisanzuye ariko hari ibintu bigiye gukongorera utari gukora icyambere ntabwo uri buvugirize ibyo bikorwa n'umugabo ugiye mu rutoki narwo rwe kabiri ntabwo uri bujyaye akaguru kandi bikorwa n'umugabo uri iwe kandi hano si iwawe nakongoreraga kandi rwanda mwebwe mwese uko muri barindwi mutonda umurongo inyuma utambitse shobuja za none mu ntera mureba namwe mujye hano muze hano mwese ngiye kukwereka aho uzajya wicara ugeze kwa sobukwe iyi nkingo nari gutwaza kandi umwami akunze kubaha dore uko bazajya bamugenza bazafata imyambaro y'umwami bayimwambike bazafata ifarashi y'umwami bayigendeho bamutambagiza umurwa bamuyimbira bati umwami akunze kubaha dore uko bazajya bamugenza natwo twubashe no kutumugenza icara intebe yawe niyo ngiyo uzamura ibiganza byo kugenda aho hakurya uti sava tujyanye byaciyemo shabwira tujyanye byaciyemo wabaye fane ugiye guhamagara umuntu ngo kwicara iruhande urahaguruka utunga inkoni umuhamagare nka fane uzi kujya hapa utunga inkoni ari gusa haguruka utunga inkoni ntacyo wowe kujya hapa ntibagukomera amashyi nawe abandi ntabwo nirirwa ntinda muri mwebwe musigaye nta mugabo barimo nawe nta mugabo barimo mwambwiye ko mwasomye Bibiliya ariko nagira ngo bahugure bwa nyuma Bibiliya yatubwira ngo Yesu ni umugabo w'abapfakazi akaba na se w'imfubyi nta hantu handitse muri Bibiliya ko Yesu ari umugore w'ingaragu ntabwo ari gucoga ubwanwa gusa butake n'abagore aba ni abapagasi bacunga umutekano wawe impande zombi urajya umutunga inkoni aho umwerekeje ajya kandi nimugerayo nta wicara imbere ya shebuja tunga inkoni aho umwerekeje ajya byihari umuryango umaze kwereka umukwe twamushimye twamweretse n'ahari intebe y'abakwe uhereye none kwa Mfizi na Kalisa barahabemera Imana tujye juru dusenga Imana abarimo bambaye ingofero zitabugenewe murazikuramo kugira ngo Roho Mutagatifu aze kumanukira mu gihorihori neza reka dusenge ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu rugira rugaba kandi rurema twongeye kugushimira ko waturinze kugana inyenga tukaba tucyagagaje ubugiri turagushimye kandi mwami w'ijuru kuko waturinze umwaka w'ijoro igitondo cya none kigatangaza ari umwakaka niyo bitaza kuba wowe kuba hari bamwe muri twebwe akamuri kaba kaburiye mu kamuka natwe rero abo wahaye amagara azira amaganya imvi zizarenetse uruyenzi tukikuramya ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu abashyitsi ku ruhembe nahabonye inshuti yawe dusenge Gastoni ariko ari we nabo bari kumwe nasanze benshi muri bo ibigwi imyaka ndetse n'amateka ntituringanya
nicyo ntarabona nahirahira mfunguruje inkweto zabo ndagira ngo umuntu yere ikaze b'abakobwa kandi b'ikambere baze kuba hafi kugira ngo umubyeyi yakire mugenzi we anamuzimana urakagira Imana mubyeyi useburaho neza mu kamake ko dusenge gasubire hameze araduhitira umukwe mwiza nta kabutsa mubyeyi Rusine rero abaziritsi b'umuryango bazimana n'abo bose bagendanye na dusenge ubu tuvugane hano umusangwa uyu mugenzi wacu uze kwisanzura rero ikiganiro kigiremo ijambo ariko kandi mubyeyi Rusine wakongera ukamwakira ukamubaza amakuru y'iwabo ijari kabyara niko dusebe karame kariye wajya mu gihe dusigaye tugiye kugenda ariko cy'imigani agera muri 18 umurongo wa 16 aravuga ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye nahangaha rero wageze Mata yarandika muri 26:50 ngo nuko Yesu aramubwira ngo mugenzi wanjye kora ikikuzanye wakwemera inshuti yawe dusenge agakora ikimuzanye Narakoze cyane tumukomera amashyi menshi byegone mubyeyi Rusine warumvira kugenda umbwire Clarisse ko mushaka mu gitaramo basaze baritambika barabamba ko nibagiye kumugira nabi baraharwana inkundura baje hano barakwiye kurusha abanyerondo b'umwuga aho hano barakaye ni umukobwa yeze hano aratungurwa ashobora kuba agize ngo yenda bagurisha isambu turi mu nzoga z'abagabo yagira ngo basaze bamugusanganize mu bw'iki gitaramo cyari hano ndetse n'imyanzuro yafatiwe hano mubyeyi kagira Imana yemwe bashe chakire inzoga mbahe Yesu yari mu ijuru n'intumwa ze 12 yazirengera zitegereza zibwira ngo murera ariko si mwese nahangaha rero wageze mubyeyi Rusine warumvira kugenda umbwire Clarisse ko mushaka mu gitaramo basaze baritambika barabamba ko nibagiye kumugira nabi baraharwana inkundura baje hano barakwiye kurusha abanyerondo b'umwuga aho hano barakaye ni umukobwa yeze hano aratungurwa ashobora kuba agize ngo yenda bagurisha isambu turi mu nzoga z'abagabo yagira ngo basaze bamugusanganize mu bw'iki gitaramo cyari hano ndetse n'imyanzuro yafatiwe hano mubyeyi kagira Imana Azere
umubyeyi yaravuze ngo turebe rero yago umubyeyi Rusibe ubwo twabakiraga nari mpari nanjye nari ku bikigi by'irembo hari abahageraga ukabona agize gucaciye bugufi unagakora ikimenyetso cy'umusaraba bivuze ngo n'uwaba ufite icyasha buriya abahanga mu bya ruswa iraribwa ntabwo inyobwa bavuga ngo umuntu yarezwa ntabwo bavuga ko yanyoye ruswa reka ngisubize rimwe ricabangira senge ubwo waganiraga n'inshuti yawe nari ndi kumwe nabo hano inyuma nabihereye ku mugani w'abanyarwanda mwaciye ngo umutima w'umwana w'umuhungu uhumekera mu wase burya ariko kandi ngo n'umwana uzaba umugabo iteka kurengera ipataro ya se ko batetse mu bitugu byanyu bambwiye umwanzuro wafata ku mwana wari wese muri muryango ntacyo barenza niba ntabeshe nimukoma cy'umunatera inkunga ngira ngo nasohoza mu butumwa bw'abagira senge umubyeyi kagira imana karame kabiri nirinda kuvuga umufasha uri mufasha mu gifaransa ni umuyede bwira umugore wazamura ikiganza cy'iburyo abagore bose bari aho bamukomera amashyi banamwakira umuryango umugore w'abagore zamura bisi hanyuma ndayisaba ugiye kujyana ikiganza cy'ibumoso ufata umugore ku rutugu umwegere ariko nta modoka inyuma hagati yabo umwegere cyane hanyuma muhuze ibiganza by'iburyo mwembi Kalisa watanze imoso muhuze ibiganza by'iburyo mu ndahiro warahiye wongereho n'iyanze zamura hejuru bwira bari hano uti nguyu wanyisaritse mu by'iteka ryose uzamara inzara kurusha ifiriti uti nguyu uzubari muri cya benshi ariko rikabonekera umwe ari wengere uti nguyu nzatuma mungu yahagera hose nguyu nzatuma nshonje yagaruka inzara ikagenda nka nyombere ubwo uti no gukunda ari icyaha nemeye kumyabyaha iteka ryose umubwira uti kandi niba urukundo ari impumyi narahiye sinzongere kubona umucyo w'isi ukundi hindukiza umurebe mu maso ufate ku ntugu zo bwitaruye Kalisa afata imbavu z'umugabo nawe murebana mu maso ndayisaba ngo urutera igitonyanga kimwe cy'amazi cyakwetse uburyo gukunda uti naguha ikiyaga cya Kivu nkaguhaburira na Ruhondo uti inyanja ya Pasifika na Mediterane byose ukabyijyanira umugore uti nzagutuza iteka mu bituza bigari bigarama ugiye kumuhobera bari hano barayimyoze wishimye ko mubashe nushaka winyoreze bose ariko uri gushimira wakitoreza kuri bagenzi babo nakubashye bari kwa bana bafatore uretse gato abantu bafotora hari ifoto babategereje akantu nk'ako iyo ukagezeho uragakuredura urutonde nawe ukagera ugakwedure kandi ugakore neza urumva abantu bafotora mwaregeye namwe urahari amashyi menshi reka ntabwo mwicaye umubyeyi dusenge umuryango wa Intwari twagize umugisha tugira abashyitsi ariko ku ruhembe nahabona inshuti yawe Rusibe wajya agatanga umusoro kureba ku meza Kalisa agiye kukwigisha uko umugabo yakirwa mbere na mbere nta mugabo wakira ahagaze bwira ndayisaba abanze yicara mubwira abanze yicara nujya kwakira umugabo uzazirikana ibintu ugiye kukubwira uzazirikane ko umugabo ahaze ari nawe uhahira urugo uzirikane kandi ko uyu mugabo kurya no kunywa byamunaniye kurya n'ahandi ntabwo babashije ntacyo bashoboye ugiye kumwakira uko wabonye resha n'inyota ni kwiresha uramufata ku rutugu n'ikiganza cy'iburyo uramusunya n'ikiganza cy'ibumoso umusekera umugabo wakiriwe gutyo yagiye gusiga rasiyo asasa ikofi umugore agakora amayashaka nuko umugabo yakirwa akiri umugabo ntabwo mbese ko umugabo yakirwa kandi niba gukomera amashyi nawe niba gukomera amashyi turikiraho gutomera n'umusore uwo ni umusore turikiraho gutomera hanyuma muhagurukana uturahuri twanyu mwese na pari na marene bakundi mufate mu kiganza cy'iburyo mwese mwegeranye mushyire ku murongo umwe gusa imbere yayo marene ikiganza cy'iburyo ufashe n'umuso wikwihengeka uya imbere yawe marene buri wese imbere ye iguca imbere yawe nuko fotora mani hanyuma muhurire hamwe mukore cheers murekereho niyo ndayishaka cheers buri wese nawe adahinduye arekereho kandi arakoze nawe reka bicare abaziritsi rero n'abandi bose bagendanye